yes niba uvuga made in Rwanda yishyira mu kuri ambara imyenda yo mu Rwanda umwana wawe niyige mu Rwanda wowe ubivuga abayobozi ababyeyi bawe nibivurize mu bitaro byo mu Rwanda nibivuza bakivurizanya na rubanda rusanzwe muzamenya ibibazo byaho abana nibiga izi 12 ukabirata ngo ni ibintu byiza iyi kaminuza ukayirata ariko abana bawe bakiga Scotland bakiga Canada bakiga USA my friend aho nta kuri kurimo ingeso bitarimo imana this had no prayer fuye bizambye rwose this was magic aho bitandukanye no kuvanga amahurunguru y'imfizi y'inkone n'amakashi y'intuntu n'amashereka y'umugore wapfushije ibintu nk'ibyo byose nta cyongereza kibaho cyane ibyo ntabyo hari amakasi nta cyongereza cy'amagambo maze kuvuga nabigenza ariko buriya kiba kiriho nuko ntakizi nacyo yes uyu muhungu umukobwa wishakira umuhungu ufite inzu ariko mujye mwitonda aba bahungu mungana nta nzu baba bafite none se hari uwayivukanye nta muntu uvukana inzu twese tuvuka twambaye ubusa so niba mushaka inzu nimwishakira abasaza bangana nanjye iyo umunyarwanda avuze ngo ndumva mbabara mu bujana undi ati ndababara mu gihumbi mu bujana ni he mu gihumbi ni he mu bujana ni hano mu mpumbi ntaho nzi mu gihumbi ni he gihumbi ntaho nzi ariko nimba nari mu ijana ubwo haba ari nkaho mu gihumbi haba yanga niko mbyumva niba mu bujana ari hehe hano ubwo hano muri senyisi uzagira inshuti y'umunyeshyari burya kugira inshuti y'umunyeshyari burya ubugushije ishyano kurenza no kuba warigeze ubaho imyaka yose inshuti igira ishyari iyo ntuzayigire nunayigira uzabiyibwira ubwire ishyari ryawe ndarizi nta nicyo rizankora uko ishyari ryawe ndarizi naba inshuti nziza zahindukira asaba imbabazi naba inshuti mbi ntago azigera yikosora zakugaya kwamubwiye ibiri ukuri kuri we ibyo ntibizagutangaza uzamuhagarara imbere umurebe ubwire ati ishyari ryawe ndarizi mu myaka murindwa amaze ku isi nirihe somo ry'ubuzima ufite wasangiza by'umwihariko rubyiruko barumuna banjye ba petit frère icyambere no kwicisha bugufi baca umugani mu cyongereza ngo the more the monkey climbs the more it exposes its anus wikwikanga akantu gato ngo ugire igitangaza Bibiliya iravuga iti umugisha wa mbere nagakiza umugisha wa kabiri n'urushako rwiza n'urugo rwiza kugira umugabo mwiza mumvikana kugira umugore mwiza mumvikana n'umugisha wundi wa kabiri ntabwo ari amafaranga iyo ufite amafaranga udafite amahoro ayo mu rugo nta kuntu wanezerwa urukundo rugira amabanga yawe love has its secrets umuntu ukunda cyane the person you love more we si ugukunda doesn't love you in nawe agira undi akunda cyane and he also has another person niko abantu bamera that's how people uwo wiruka inyuma the one you run after has another one he runs sinzi ibintu by'urukundo I don't know how love is urukundo ni bitangaza love is amazing ukunda cyane the one you love most nakwitura urwo rukundo can't love you in nawe afite undi akunda cyane he also has someone uriya nawe afite undi akunda cyane and the other one has the one he loves mukagenda mwiruka umuti ukomeye kandi urambye w'igihe kirekire uzakomoka muri Kongo uzakiza ibiza indwara nyinshi zizagwira muri Afrika muri Kongo. In Congo there will be an invention of a great medicine that will be used to save or to heal so many diseases in Congo. Muranyumva neza? Ubuzima rero cyane cyane ni bw'abashaka nabize kutatangiye kwisi bitike kwenda sina uzarangiza cyangwa ni yawe nyetabi yawe ni ushobora kuzayigura uzimufu batiza ijambo ntukagire ngo ucike intege ntugacike intege na rimwe kubera ko icyaba cyose kiba kiguha isomo kandi ikintu bavuga burya iyo uzamuka uzajye abantu bose cyangwa ugenda ahura nabo uzajye bafata neza basuhuze bereka ikinyabupfura kubera ko nabona no muzahurira kumanuka ngoba ngo hejuru y'ubushorishori nta kibazo ariko burya nkuko yakubwiye isi yitwikire kandi isi ntabwo
ndavuga imvura iguye inyagira abantu bose ntabwo tekereza ngo nguriye n'umukene ngo reka munyagire. Ngo biratangaje kubona umuntu mbere yuko atwara imodoka mu muhanda ngo abanza kwiga amategeko y'umuhanda akayamaramo iminsi, ariko yajya gushinga urugo akaba nta tegeko na rimwe rigenga urwo yigeze asoma yigeze yigaho. Ni ukuvuga ngo uzateza impanuka nyinshi mu rugo rwawe kuko utigeze urwigaho, ariko mu muhanda wige uwange kugonga undi muntu kandi ari ikintu cyoroshye kuruta icyo mu rugo. Rero Imana itugirire ubuntu, twite ku rugo, twite ku miryango, tumenye ngo ni icyemezo gikomeye tugomba kujyamo tutabikinisha. Murakoze. Bashyiraho abantu akadomo, abantu uko bashyiraho abandi akadomo, ugasanga umuntu yabatije undi akamubwira ngo iriya mbwa sizigeza ku cyo umubonanye muri zose yamotse. Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya. Arakwita imbwa ntagutunze, nturara mu kirambi we, ariko ngo uzigeza kuki icyo ugezeho se yakikugejejeho. Muzirinde gushyiraho abantu akadomo agifite ubugingo buhumeka. Mami birashoboka. Uyu mubiri niyo mpamvu hari umugabo w'umukozi w'Imana babandi bika ngo ni archbishop. Okay. Umunyakenya yari yaje turimo turajya kuri Omega Church bakiri kwa Rwanda. Tuzamuka ama esikariye ambwiriza afite ibyanditswe byinshi. Julian, yes, you know the Bible says in hallelujah, in Hebrews, yes, 12 ni hallelujah. Tugeze hejuru duhura n'umukobwa uremetse nanjye nzi kureba dore umuntu nanjye narebye ndavuga ni no Imana ishimye ari nyabanyarwanda nawe rero azi kumanuka imanukaga gahora ate umugabo yanyikishije icyocere. The Bible says in hallelujah, yeah, turazamuka dukubitana nawe amurebye ati because ntabwo nihanganye narasetse ndaseka. Umushyitsi arabibona ko musetse, abona ko namufashe, ahita arahagara ati okay Pastor Julian, ngo that is called ngo icyo cyitwa umubiri. Ndabaza ni why ngo uyu ni umukobwa cyangwa ni jini? Ndamubwira ni umukobwa. Ati ni Ethiopian cyangwa Rwandese? Ngo no ariyongeza aragira ngo she's beautiful. Umva icyantangaje maze kumuseka kweri niniguye, ahita arambwira toke dukomeze ubwo tugiye kugera kuri Omega. Ati harya navuga giki none hambajije atyo ndashwanyuka mpita ndamubwira ni archbishop nawe se ati nanjye gukanga iki agufite mu gipfunsi nakure ku rupfe uri muzuru nagupfune iki se. Yesu nashimwe cyane. Bibiri irambwira ngo Imana yayishubije umwuka w'ibihumeka ngo isi yose yahinduka imirambo y'ibyaremwe. Imana nifite ubugingo bwawe mu gipfunsi cya ntihazagira ugutera ubwoba nshuti, ubayeho ku bwayo n'upfu uzapfa ku bwayo. Nta muntu ushobora kugira icyo ahindura ku buzima. Umusore udafite icyerekezo niwe wemera kugurisha ubusore bwe kwa bashugamami. Haleluya. Umusore udafite icyerekezo niwe wemererwa kugurwa amafaranga n'abagore. Umukobwa udafite icyerekezo niwe wemererwa kugurwa amafaranga n'abagabo. Muka Potifara abonye Yosefu nawe amushyira muri iyo forume, agira ngo ni agasore kadafite gahunda, agira ngo ni agasore katazi iyo kagana, agira ngo ni agasore tukara aho ngaho. Yarebye igihagarara, areba ubwiza mu maso, areba kuba boga. Muri iyi minsi hari abakobwa bahakana bakabaye abagabo babo kuko barebesha amaso ubuzima bari mu munsi, agatumugisha Imana yamugeneye akajyana na gafifi gafindore gafyofyo ngo nuko ahembwa 800. Ubuzima bwe bukarangira ejo kubera iki aragendera kujya amasarero, afite televiziyo, afite imodoka, iyo niyo aza kugongesha. Ejo bundi wavutse kuri nyoko uhinga agahingira amafaranga
mukarya ari uko yazanye ibijumba akaza ibikanu byakebanye isi ari umufundo uyanywera akayarangiza wibaza ubuzima bwawe uko buzagenda noneho ugeze ubasha guhemba umukozi ugutekera ukurerera abana ubasha kujya mu mujyi icyo si igitego twakora go cyo ni igitego dore igiteye agahinda ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi kahasanga abakarisimatike buhagira abarwayi baba bazanye n'ibyo kurya naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru kabishye leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu nta musaruro wako ndabohoza 400,000 ndabohoza 200,000 mwizina ya Yesu agafata ibibabi by'inturusu byari nimba uri umukobwa uri umusore ufite abakobwa nka 30 Imana izaguha inkwano ngo yigire gute byonyine nimba wirirwa urongorera mu kageti ufite ugakodesha ndebera Imana iguhaye etaje wajya ubarara ubagerekanyije niyo mpamvu ubona Imana yakwimye inzu va mu byaha Imana iguha inzu uyu ni bishop gafaranga ubyangu byemere ntago waba byakunaniye kuryama mu gashambure turi wenyine urarana mu dukobwa ngo iguhe etaje watumarira abana jambo ni waryumvishije Bibiliya ivuga ngo umunwa ku munwa amaso ku maso umubiri ku mubiri bivuga ngo nawe ugiye gukuramo hanyuma pastor nkuremo se none se namwumvishije ijambo umunwa ku munwa amaso ku maso amano ku mano indakunda yego vugira ngamenya amen byose nyine birahura ubwo umubiri wanje ni wowe ugiye guruzuke uzuke pastor nese wanje wari warapfuye warapfuye mu buryo bw'umwuka warapfuye mu buryo bw'umwuka Butare harya abanyabutare bavukana nga ninde uyasinya ninde diregiteri w'ikigo runaka uyasinya kari amashuri bigishwa n'umuruho aho umunyabutare ageze amenya uko haba ubundi kirazira ko umunyabutare arya ibiryo bitariho voka ni icyaha bishoboka gute ku mwana uvuka street Butare arya ibiryo bitariho voka kirazira ndagusabira umugisha w'Imana. I ask for a blessing of God. Ndagusabira umugisha. I ask you for the blessing of God. Nta bukene buzakuza. No poverty will come upon you. Urimo urajugunya ubukene bwawe hano. You are throwing your poverty here. Glory. Glory. Imiryango yose iteraniye hano hari impamvu iyo ari yo yose ishobora gutuma aba bantu badasezerana utabivuze ndasaba ijambo Vincent, ibi ni ibiki? Ihangane, nyegera ngwino umbwire. Yahageze. Tigo yahageze. Tigo yahageze. Wibihererana, Tigo yahageze. Tigo, express yourself.
ngwino sawa komeza uze numva n'umutima mvuye ngo urankunda nyene asha ubaye wa mbere ku isi kweri reka nataho guha inyishu mw'ijoro mbyutse ndaguha inyishu kweri ndaguha inyishu ugomba kubaha umugabo wawe ese Terezo uzahanganira Greta mu byiza no mu bibi nakora amakosa nzamukosora nzakudiha nyine Greta uzakwihanganira umugabo wawe mu byiza no mu bibi rwose pastor ari bitihanganira nk'ubu se tugeze mu rugo nkasanga agona reka ntago nabyanganira nashaka ukuntu muzi by'umunwa cyangwa se nkajya gusohoka nkagenda Maria we nige supo nige sokari majane amatoko ye kandi namatomati Maria Jani, nige supo, nige sukari, majani, amatako ye kandi na matomati, Jani, nige supo, nige sukari, majani, amatako ye kandi na matomati. Amacupa y'amara n'amatomati ingombe nayo mfite ariko ubona nta kintu mubonamo mwebwe gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umuruho urukundo nagukunze shenge urukundo nagukunze nyabusa ayicyamuka rupima shenge amatoni ngwarugize shenge ayicyamuka yasoma saro ryanjye marigarita n'umukobwa iyo buke nta mugabo urabona oya ntago how do people answer that like nta mugabo urabona oya yanyuze hose ndamubona narahumye nta mugabo mutubwire ko niba hari isoko ry'abagabo bagenda bakabaguramo bakavuga ati uyu ni uwanjye sana hano ukagenda ukamushyira mu rugo mutubwire icyo kibazo cyane nta mugabo urabona abari barakirushye bantumye icyo kibazo ngiye nshatse umugore yabananutse nta kindi ananutse ari na muremure tureshya cyangwa asumba nanone abantu bagufiya wapi kabisa wapi umuntu mugufi oya cyangwa usumbaho gatoya kamasha biriya nta kintu bivuze apfa kuba afite mu mutwe amafaranga arashakwa kabisa kandi amashuri igihe buriya mu bintu ntajyamo agaciro kabisa amashuri ntarimo ko abakire bose dufite ni abantu benshi batigeze nkunda bikira mariya n'ugiye gusenga neze mu iseminari ndera muri make kuri Sevalante kuri we nta kivuze Sevalante no gukunda imana tukamenya ko buri wese ayitaba wajya Faisal warwarira centre de santé akano logique ako le contenu n'est pas le contenant nuko mu yandi magambo barafinda uyu muntu mwicaranye se ni muntu ki ntago twe twabashije kumumenya birumvikana uyu muntu rero ureba ni umuntu nyamuntu ni umuntu wakataraboneka uyu ni first lady rwose uyu nge nk'abandi perezida wa Ruda mu Rwanda hose nkiba nitwa barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda hose ariko nshingiye hano iwacu Kanombe mu murenge wa Nyarugunga akagari k'Akamashashi mu mudugudu wa
To be born a girl child. Grr. A girl child. Grr. A girl child. Grr. To be born a girl child. So it's just like the GR consonant cluster, like in great or grow. Grr. A girl child. Grr. A girl child. ubundi unywa inzoga ku rwego rw'uko wenda wanasinda. Bo inzoga yo burya nta nubwo nyikunda mbaye nanayisomyeho byaba ari kwa kundi umuntu yanga gusuzugura uyigwaye ariko ubundi ntabwo ndibona nasinze uze ubu ngubu wenda tuvuge nk'igihe mperukira kuyisomaho ni kera ni ryari si nk'ejo saa 8 Mvamo impano yo kuririmba akaririmbo kazuke. Aha, ngaho twumvishe. Hai fori Joseph ntakiruta urukundo gusa ibintu birashira urukundo rugahama ntakiruta urukundo yeah. Ekoye urimo urarya ariko ubu mwamumva nk'ubwonko ingufuri bukoresha butondekanya amagambo avamo interuro yo kubasubiza mubajije ubusa butakabaye butekereza ikindi gikorwa cy'iterambere nta soni ariko se papa Sava ayo magambo yose ududubiza uyakuye ko wowe so kuye hehe ayo ngayo utondekanyije umbaza ubusa urambaza ngo ndimo ndarya ntago bibona none se usanze ndimo gukata u Rwanda rwo guhoma inzu ubu ndimo ndashituriye nk'ibirondwe Umusa waramutse amakuru yawe amakuru yawe meze neza ya uri mu kazi rero uri mu kazi ndagushimiye abakobwa nta mukobwa udakunda umusore ufite discipline kiretse babakobwa babasama nyine babakiri muri ya myaka y'ubugoryi aba yumva ko umusore mwiza ari umwe bajyana gusinda bakajya kubyina bakanywa amatabi ariko uwo mukobwa nawe yamaze gukura amaze guca akenge amenya ko umusore burya ari wa wundi utajya muri ibyo cyane uri gukorera amafaranga akora ikofa afite discipline yiyubashye bakobwa ndabahaye ariko si mwese abo ngabo bameze gutyo ibyo murimo by'amayoga ngo uriya musore mani gusa ukuntu agura bye akora Adamu yakoze amakosa yo kurya itunda nakore karirye Imana nayo yakoze amakosa yo kumugira umuheburayo iyo umugira umuzayirwa ntabwo akaba yarari itunda buriya Adamu yaba umuzayirwa akaba akiri muri Edeni kuko yari gutarya inzoka itunda karireka buriya ari Imana yarakotoye iyo umugira umuzayirwa yari kurya inzoka kareka itunda ubu nakaba ndi muri Edeni uyu munsi nanjye koko iri jambo ntago ari ukubeshya simbabeshye mwabantu mwe ntabwo Imana yaguha byose iguha ubutunzi nta mahoro yaguha ubwenge nta mafaranga yaguha ubwiza mu maso nta gatafari kaguha agatafari amatama byimbye uzacunge abo uzasanga bose bafite imihumetso minini usanga bafite amabinga waba muremure ugahita ibitugu waba mugufi ukabyimba impfundiko nge narumiwe iby'Imana byose niyamfasha girimo na bombori keretse nyine ubaye nyine gusura umusenzi usenga uri muri Yesu cyane niho honyine wakira byose mu izina rya Yesu haleluya amina cyumugane ngikitari cyawe kiragenda my friend niyo mpamvu buriya muri iyi si kubaho ntago ari ukubaho iminsi myinshi akongeza kubaho unezerewe don't live long ahubwo enjoy life cyo cyihutirwa uno buzima mufite muri iyi si n'ubutizanyo waguhaye ejo yanakwambura simbabeshye muranga nk'abagenzi mujye muburya mucuranwa none se shamwe ngabana mwimbabe nababeshye ubu mutindi w'umukene n'umukire ufite ama etage udahari ninde wundi tundi kweri muri iyi saha
nezerwa uburyo neza wishimye niba ubonye amafaranga ijana yawe ugura agafilime urya ubuzima urumva niba ufite desa ugura agafilime urya ubuzima nk'usezera umeze nkaho ucuranwa ubundi iby'iyi si urumva mumeze nk'abahawe n'umusazi kandi iyo umusazi ngo yaguhaye ugatinda arisubira urumva ntabwo mvuze ngo ni imana ntabwo ariyo mvuze mw'abantu mwe mutasangwa riri shyano ntaganiraga nta nzingero ariko mujye murya ubuzima nk'abacuranwa basezera murya isi cyangwa wanjye nayo izakurye dore yo nta n'imbabazi murabizi ko iby'isi kuturya byo ni shuwadiru ubundi wanga kunywa byeri bakazayinywa ku kiriyo cyawe ni iby'isi 황후가 될 거다. ati uzaba umwamikazi abwira mushiki we 도와주는 none 겁니까? ugiye kumfasha 그 누구도 다 가질 순 없어요. ati muri iyi si ntawabona byose no one can have everything ntawagira byose muri iyi si koko iri jambo ntabwo ari ukubeshya simbabeshye mw'abantu mwe ntabwo imana yaguha byose iguha ubutunzi nta mahoro yaguha ubwenge nta mafaranga yaguha ubwiza mu maso nta gatafari kaguha agatafari amatama abyimbye uzacunge abo uzasanga bose bafite imihumetso minini usanga bafite amabinga waba muremure ugaheta ibitugu waba mugufi ukabyimba impfundiko njye narumiwe iby'imana byose niyamfasha nyirimo na bumburi keretse nyine ubaye nyine gusa uri umusenzi usenga uri muri Yesu cyane niho honyine wakira byose mu izina rya Yesu haleluya amina akoriya Adamu yakoze amakosa yo kurya itunda nakore karirye Imana nayo yakoze amakosa yo kumugira umuheburayo iyo umugira umuzayirwa ntabwo akaba yarariye itunda buriya Adamu yaba umuzayirwa akaba akiri muri Edeni kuko yari gutarya inzoka itunda karireka buriya ari Imana yarakotoye iyo umugira umuzayirwa yari kurya inzoka akareka itunda ubu nakaba ndi muri Edeni uyu munsi nanjye